turibuka ku nshuro ya 32 jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994. Muri ibi bihe abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi baba bakajije umurego. Ushobora kuba utari umwe muri bo cyangwa se utanabashyigikiye, ariko ukaba ushobora kugwa mu mutego wabo ukisanga wabashyigikiye mu buryo utazi. Umuvugizi w'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, Dr Murangira Thierry, aratubwira uko twakwitwara kugira ngo tutagwa mu mutego w'abapfobya ndetse bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi kandi nyamara tutabigambiriye. Noneho hari abagwa mu mutego wo gusempatiza. Gusempatiza bwo mu Kinyarwanda ni birumvikana gusempatiza. Gushaka gufatanya na wa muntu, ugasanga umuntu afashe nk'igi screenshot cy'ubutumwa burimo ivangura, amacakubiri, gupfobya, ya postinze bagipostinze ahantu hari hose, nawe ukagifata ukakimura ukagishyira iwawe cyangwa se ukagikubita muri groupe wakwirakwije. Muri make wakwirakwije ni ukuvuga, cyangwa se buri hari ibintu by'abisetsa, umuntu apostinze ikintu kirimo ingengabitekerezo ya jenoside, wangiza ugakubitaho ya emoji y'agatoki uvuga yes, ukaliking. Kulikinga bivuze iki? Ko wemeranya nabyo. Unemeranya nawe. Ni ukuvuga ngo dusangiye, uri kumuha support. Ni ukuvuga ngo no mu mutwe wawe already muri make wakoze cya. Ibyo rero ni ibintu abantu bakwiye kwirinda.